Abasirikare babiri b'ingabo za RDF bitwa Private Jean Pierre na Private Jean Claude mu kwezi kwa Gicurasi 2017 nibwo bishe umugabo witwa Nivuguruza Aime Eva. Nyuma y'ibyo ngibyo bahise babakatiye igifungo cya burundu. Igikondo niho byabereye. Nanone Sergeant Minane Gervais nawe yishe abarenga batanu mu karere ka Nyamasheke cy'umurenge wa Karambi, akagari ka Rusharara, umudugudu wa Rubyiruko. Ibi ngibi ni ibintu bibi cyane, ni inkuru mbi iri kugenda ibabaza abanyarwanda. Kubera iki imyaka uko ishira igenda itaha indi kaza? Kubera iki abasirikare bagenda bica abaturage bagakwiye kubarindira umutekano ahubwo bakabambura umutekano? Ibi ngibi bikomeza kugenda bikomeretsa kandi bikababaza abaturage. Ibi ngibi bikomeje kugenda biba nyuma y'uko uyu musirikare yakoze aya mahano. Icyabiteye nuko yanyweye inzoga, noneho abara yo kwishyura 1600. Nibwo yatonganye na nyirakabari, baratongana, noneho aza gusohoka abwira nyirakabari ko agiye kuyazana, hari umuntu agiye kuyaka akayamuha hanze. Nibwo yagiye yikoza mu gisirikare azana imbunda, noneho mu kwagera yasanze nyirakabari yagiye. Nibwo yahise arasa umukozi wari urimo n'abandi bose baza gupfa bose, ariko baje kumufata yerekeza mu gace ka Gahinga ahagana za Rusisi. Nibwo yari gucika nyuma yo gukora amahano, ariko bari ubushinjacyaha buraza kumukatira urukwiye. Ibi ngibi bikunze kugenda biba bibi cyane mu baturage, kandi izi ni inkuru mbi ziri kugenda zishishikana ku mbuga nkoranyambaga. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pero TV Happy. Niba ugeze hano bwa mbere ntugende umeze nka cya kinyoni cyagiye kitavuse, witegeshwe. Kora subscribe, like, comment, ibyifuzo n'ibitekerezo. Ntabwo uri igitambambuga, ntabwo wabura icyo utanga hano kuri uyu muriro kugira ngo amakuru tubagezaho yizewe 5/5. YouTube izagura uyu muyoboro iwamamaza ugeze no ku bandi bifuza kumenya amakuru n'ubufasha dutanga hano kuri uyu muyoboro. Ikindi wifuza kwamamaza wadusanga live kuri Pero TV show. Nabwo twamamariza ubuntu, dufite abantu badukurikirana benshi. Twakomeje rero n'amakuru y'iminsi. Ikindi mu karere ka Kicukiro, umusore w'imyaka 28 yishe se kubera ko ise yaramubwiye ngo namufire mu rugo agende, ntabwo amukeneye ngo arakuze bihagije. Nabyo byakomeje kugenda bigaruka mu matwi y'abaturage. Umutekano ukomeje kugenda uba mubi mu Rwanda, ariko inzego zishinzwe umutekano ziri kugenda zihumuriza abaturarwanda kugira ngo bakomeze kwihangana. Umwe atukisha bose, ariko abakuriye inzego z'umutekano n'abakuriye ingabo za RDF bakomeje kugenda bahumuriza abaturage, baganiza n'abasirikari. Nk'uko imyaka yagiye ishira indi gataha biba aya mahanaba, ariko kwigana uguhozaho.